Tubaye ikaze inshuti bakunzi b'Urugero TV, amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikiye. Hari hashize iminsi itari mikeya nta biganiro mukurikira kuri channel yacu Urugero, ni kubera impamvu z'ibibazo bitandukanye byagiye biba twahuye nabyo kuri channel, ariko noneho turagarutse. Mu kugaruka rero dufite content zitandukanye uko musanzwe mubizi, ni televiziyo ivuga cyane ku makuru ya gospel, ariko noneho twazanye ikindi gika, ni igika cya sport. Uyu muntu mubona imbere hano araje abibwire ni ugiye kujya bagezaho amakuru ya siporo mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu bice byose, muri discipline zose, atari football gusa, ariko by'umwihariko azagaruka muri football, ariko n'ahandi azaba agerayo. Reka tumuhe ikaze n'abibwira. Yes, murakoze cyane Arno. Nge nitwa Eric Runi. Nge tugiye kujya tubana kuri ino YouTube channel. Ikiganiro cyitwa Inshundura Sports Show, aho nkuko bivuze tuzajya tubagezaho, ndavuga abakunzi bacu, tuzajya tubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Byumvikana cyane tuzajya twibanda kuri football, kuko nkuko bizwi ku isi yose football ni umukino uyoboye. So abanyarwanda rero tuzajya tubagezaho amakuru mu makipe yabo, tubagezeho amakuru mu makipe agiye atandukanye ku isi yose muri rusange bazentertaininga, bazishima kuri YouTube channel yacu. Yes, ni Inshundura Sport Show, ni ikiganiro gishyashye muraza kubibona kuri thumbnail yacu. Twabishyizeho uyu mugabo mubona hano imbere, n'umwe mu bantu muzabana nawe cyane, azabagera ku kibuga, donc azaba ari hafi yanyu, muzajye mubaza n'ibibazo bitandukanye ku makuru ya sport. Reka twinjire rero kubiri kuvuga ubu ngubu. Nabonye Eric, nabonye kuri APR ibintu birashyushye, baraberekanye abakinyi bashya, bahita basaba n'urutonde rw'abantu bagiye muri Tanzania muri Sekafa. Bimeze bite rero habakuru abakunzi ba sport? Yes, amakuru aharashyushye nuko ikipe ya APR FC yaraye imuritse ku mugaragaro abakinyi bayo batatu bashyashya. Byari bimaze iminsi biri kuvugwa ko APR FC hari abakinyi yaguze, babiri muri Ghana n'umwe wo muri Mauritania, ariko byari bisa naho bikiri ibanga. Ariko officiellement APR FC yaraye bagaragaje, irabamurika ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ndetse nkuko wari ubivuze, ikipe yahagurutse mu kanya gashize ku isaha y'isa 7 yo kwizi tariki 8 z'ukwa karindwi, yahagurutse yerekeza mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Nkuko mubizi, Sekafa Kagame Cup ni igikombe giterwa inkunga na His Excellency Paul Kagame. Ubwo rero tugarutse kuri abo bakinyi, ngira ngo abantu bamaze iminsi babizi, bamaze iminsi babyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni abakinyi batatu, harimo Richmond Lamptey, hakaba umunyamauritania Mamadusi, ndetse na Dauda. Yes, ni abakinyi babiri baturutse muri Ghana ndetse n'umwe wo muri Mauritania. Nibo berekanywe ku mugaragaro. Yes, nibo berekanwe ku mugaragaro ku mugoroba. Bamaze kurangizanya byose n'ikipe ya APR. Yes, biri officiel rwose. Bajyanye n'ikipe mu mikino ya Sekafa Kagame Cup igiye kubera muri Tanzania. Ariko hari umundi muntu wajyanye nabo bita Ariun, ariko ntabwo baragaragaza ko yasinye. Se burabya biterwa n'ikeri. Uko mbitekereza, wasanga harimo insano vapa, nkuko mu Gifaransa babivuga, wasanga harimo akantu katararangira, kuko nkuko tubizi ekipe ya APR FC ni ikipe navuga igira ubwiru cyangwa se ibanga rikomeye cyane. Y'umukinyi batararangizanya biba bigoye cyane. Ngira ngo abantu bajya bitotombera APR, nkuko urumva hari amakuru amaze iminsi ko abo bakinyi bahari, ariko yo yari tarabyo officialize. Ni ukuvuga ngo APR, icyo nshaka kuvuga nuko ibintu bitarajya ku mugaragaro, ntabwo yo ibintu bitarakemuka ngo imenye ngo bigiye ku murongo, ntabwo ibigaragaza. Bari kuvuga ko Ariun Swane ngo mutoza ngo yaba ataramwemeye, abandi bakavuga ko hari clause mu masezerano atarashyirwaho akadomo. Se buriya umutoza ubundi wamugana atamwemeye byaba birangiye? Se twemere ko byaba ari byo, cyangwa ni ibihuha biri kuvugwa na babantu nyine naho utabeho? Uko mbitekereza, Ariun Swane uko mbyumva nuko igihugu yaturutsemo cya Senegal ni igihugu navuga kiri très professionnel ke Rwanda. Nuvuga ngo kiturusha ubunyamwuga. Rero bari abakinyi b'abanyamwuga, bien sûr ntabwo yapfa kwishora mu kibuga ibintu bitararangira. Uretse ko niyo factor yindi yuko umutoza ashobora kutamwemera, nemera ko nabyo byashoboka. Kubera ko nkuko tubizi uyu mutoza mu France ugiye batozaga APR FC Froge, twari APR FC yari ifite umudefenseur
w'umukamerune mwiza Banga Benjamin ariko ni ukuvuga ngo uko abafana bamukundaga uko abanyamakuru babibonaga ntabwo ariko umutoza yabibonaga urumva rero umutoza agira ijisho twe tutagira so iyo rero nayo nayita indi fagiteri byashoboka ko umutoza rwose atabaye interese na performance cyane ko twumvise n'amakuru aturuka aribyo nagiye nsoma numva ko uriya mukinnyi uriya mudefanseri Ariyuswane ataraheruka gukina ntago yaraheruka gukina nubwo muri uno mwaka yarakinaga ariko ntabwo imikino yari myinshi mu maguru so nayita indi detail ishobora gute itabamo kandi twaramubonye mu rutonde rw'ikipe iri elite muri Senegal yari kumwe n'uyu mudefanseri wundi wazanye Rayon Sport yazanye bivuga ngo nibo bagize ikipe ya saison ntabwo bishoboka ahubwo Runi tubwizanye ukuri hano hanze hari abanyamakuru barwanya APR batishimira kubona ikiza cya APR oya twebwe reka twiganirire nibisanzwe sibyo hari abanyamakuru batishimira kubona ibyiza bya APR ku buryo iyo baganira toujours bavuga ibintu biri negative sibyo turabizi ko hari abanyamakuru bamwe uyu mukinnyi hari abantu bamutangaje mbere hashize igihe kandi koko yaje kuza kandi ikigaragara iwabo biragaragara ko yakinaga kandi akaba yaraje muri ekipe iri elite hariya muri Senegal ya saison ya champion ni ukuvuga ngo rero ibintu biri gukorwa tuzagenda tunabigarukaho media mu Rwanda cyane cyane muri siporo bamaze guhengama cyane abaheza nguni barakabye reka rero dufate izo izo factor ebyiri zishobora gutuma atajyana na ekipe ariyo niyo yagiye ahubwo reka ngiye nemeranye nawe ko umutoza ashobora kuba aravuga ati mwe muretse kumusinyisha ntabwo ndanyurwa n'imikinire ye yego byashoboka rwose ibyo izo ni factor ebyiri zose zumvikana kabisa indi ya kabiri ni ukuba hari ubwo bishobora kuba mu bijyanye na clause muri contrat bitarakunda kuko hari bivugwa ko uriya we hafite ukuntu ari gutagetinga haramutse ari ikipe ivuye hanze imushaka yego ashaka guta byihutishwa donc ikipe igahita imurekura ariko n'ikipe ntiyapfa kumwemerera kumusinyisha nayo itaranyurwa n'uruhande rwayo nibyo nakubwiraga aba bakinnyi n'aba professionnel ku rwego utakumva donc barusha professionalism aba bacu we akadetaye kose ko muri kontara arakitondera kugira ngo abacu ntago bagira ama manager naho bipfira urumva rero nibyo twavugaga izo factor ebyiri zishobora kuba imwe yaturuka ku mutoza cyangwa se hakaba hari akataranoga muri contract ibyo ni ibintu byose rero numva bishobora kuba byatuma bitagenda twihute turebe urutonde rw'abantu bagiye noneho urutonde rw'abakinnyi bagiye muri Tanzania muri Sekafa Kagame Cup turahera ku abazamu umuzamu wa mbere asanzwe azwi ni Pavel Nzira Congo Brazzaville we nta mpaka ngira ngo nta mpaka aruno birazwi musanzwe APR ifite abazamu batatu uko biri kose bose nta numwe wagomba gusigara hari Pavel hari Shimwe Pierre na Ruhamya Nkiko Iva abo bose bagiye yego ariko uko nabibonye ejo ku mugoroba nahoze ndeba utuvideo tw'abantu bari bagiye kureba imyitozo Ishyorongi uriya muhungu ni mubi cyane Pavel Nzira ni muzima cyane ubwo ndi kwibaza impamvu atari gusubira muri equipe nationale kuko urashaka kuzahamagarwa tu byashoboka ko afite umukonkira wa danger ariko buriya bishobora kuzakunda akisanga wenda yasubiye muri equipe nationale ariko icyo navugaga nuko kubazamu Pavel Nzira nta mpaka njyewe nkunda buriya nataye nkunda ukuntu donc afite souplesse ukuntu yoroshyemo agira reflexe mu buryo bumworoheye ngenda bimukundi kugira ngo twihute tuze kugenda no gukoresha n'igihe cyacu reka noneho tugende ku mazina udusomere noneho twihuta tuze kugaruka noneho turebe bamwe na bamwe tubagarukeho yego hari uwitwa Dieudonné Nzotanga Yunus Nshimirimana Frodouard Mugiraneza Olivier Dushimiyimana Ismail Pichu Gilbert Byiringiro Dauda Yasifu Claude Niyomugabo Iva Ruhamya Nkiko Richmond Lampte Nigene Clement Arsène Tuyisenge Gilbert Mugisha Bosco Ruboneka Ishimwe Pierre Alain Mbaka Alium Swan
Erika Tegaya, Tadeo Luanga, Victor Mbaoma, Pavel Nzira, Mamadusi Apam Bemol na Nibiz Ramadan. Amen. Ni ukuvuga ngo urwo ni rwo rutonde rw'abagiye. Okay, nabonye harimo umubrezil utaje ku rutonde. Byagenze bite rero kugira ngo nawe abure kandi yarakoranye imyitozo n'abandi? Yes, mubiri kuvugwa rero uyu Joan Batista w'umubreziliye nje kubwanjye nabonye ari umukinnyi w'umuhanga, ariko uko nanone mbitekereza ntaramara igihe kinini mu Rwanda. Just kuba wabonye video it's okay, n'uwagukorera iyo sugira babona ari umuhanga. Video ntago wayizera, birumvikana birashoboka ko hari ibyo kivugana n'ikipe, kimwe nuko wenda mu gihe yaramaze yari atarakonvenka umutoza. So numva rero twategereza icyo wenda ikipe izabitangazaho, cyangwa tukareba niba wenda ikipe bizarangira imusinyishije. Ariko muri rusange urebye video, niba atari bimwe by'amakabyo bya editing, umuhungu arawuzi pe, ntabwo bariva ku kirenge. Nge nati yewe rero ibyo ndi kumva kuri Joanna nuko uriya mutipe ashobora kuba afite ikibazo cya fitness, ariko technicien ababivuga bagiye mu myitozo bavuga ko ari umuhanga ku mupira, afite technicité. Ariko ikibazo cya fitness kikaba cyo cyashobora kuba kiri kumugonga. Bisa nkaho swat yaba yarakinaga muri championnat mu cyiciro cyo hasi nyine cya kidi hano twita ngo na volontaire. Ariko se aba Braziliens konzi ko donc bafite football iri develop. Ibyo muri icyiciro cya kane cyo muri Brazil, wambwira ngo icyo Rwanda nicyo kiri hejuru yacyo. Ashobora hari bari kuvuga bibiri, ashobora kuba wenda kiri hasi cyangwa se yaramaze igihe kinini adakina. Twikomereze ubu abahungu bagiye banagize Tanzania. Bageze Tanzania, ariko se uriya abafana ba Peri uyu mudefenseri wenda tumugarukeho gatoya, abaye donc umutoza abaye atamwemera neza. Donc how can we assure APR's fans? Nigute twakwizeza abafana ba APR ko defense ya Clement Yunus, kuko nagiye mbona reclamation nyinshi z'abafana ba APR bavuga ati Yunus turinde dukurire mu nzira ntibikunda. Wowe ubyumva gute? Umutoza niwe muntu uvuga ijambo rya nyuma. Wowe ubibona mu ikipe. Rero umufana twebwe n'ubundi na projet iyo bidushobokera dufite ubushobozi. Abafana iyo bikunda, yego, iyo bibashobokera bafite ubushobozi, bari kumwirukanira. Ariko ntibyakunze bitewe n'amasezerano. Yego. So rero biramutse bibaye gutyo, umufana agomba kwakira akagendana n'ibintu umutoza yahisemo, kuko twarabyakiriye duhitamo turabyemera. Benjamin aricara turiyakira tukagenda tubabaye, ariko tukagenda ariko turabyakira, kandi championnat irangira rwose idatsinzwe. Noneho wowe personnellement chaka comment ya kuri iriya axe. Biragoye, sinibaza ko wenda muhakanye ya ikipe wenda ariho yacungiraho gusa. Wenda bishobora kuba habamo andi mahitamo atunguranye, bakaba bareba undi mukinnyi. Ariko nanone uramutoza bamuhaye imyaka 3, ngiye nibaza ko nari umuhanga atakagombye guhubuka ngo ahita atangira kuvuga ngo usi mukeneye mu musezereje. Sinibaza ko nanone yabakoze ikintu cyiza. Byaba byiza imiro myaka 3 agendanye nawe akareba ubumenyi, kuko sinzi ibyo bagenderaho, buri wese aba afite ijisho ryiwe. Ariko kandi ntabwo bambwira uburyo umuntu avuye muri Senegal ahagaze kuriya, ariko na Frojeda byarahindutse. Ntiyumvishaga uburyo Benjamin umukinnyi, kandi twaramubonye mu kipe y'igihugu ya Cameroon, tumubona uburyo yitwaraga iyo twakinaga. Igitangaje amakipe akomeye yamukinishaga, nka Pyramide yaramushinishije. So niba yabaga hari cyazi wenda abona ko ari cyiza, ariko bika abatoza nyine baratangaje. Gusa ngiye ikintu namukundiye uriya mu defenseur, ntekereza ko muri APRFC mu bakinyi bose ntekereza ko ashobora kuba azaba ari umukinnyi wa kabiri mu bakinyi donc barebare. Njye buriya nikundira abakinyi barebare, kuko afite 1.75 donc mu burebure umuruta n'uriya Mamadusi uriya mwatakuje ku 9 guhangana na Mbaoma, we ufite 1.45. Nabonye ko ari n'umwataka mwiza nawe kiri muto. Wenda icyo nabonye atandukaniyeho na Mbaoma wabonye ko ubona ko afite intelligence ya football, intelligence footballistique, kuko we acungana na espace vide, azi kwideplacer,
akamenya kudepoza. Mu gihe ikindi cyo kirabyiga kabisa, ni muremure, afite iyo tari, ariruka, arashaka, afite amatire, afite imbaraga, afite amashoti aremereye. ariko ari umutoza w'umuhanga yabakinisha bombi kandi bikavamo, kuko bavuga ko akina mu mpande akaba yanakina ku icyenda. Bivuze ngo rero ashatse ashobora kumukinisha mu mpande, agasa kwa kundi bakinisha bataka batatu, bya bindi yavuze ko kenshi akina 4-3-3. So rero ashobora kumukinisha mu mpande, wenda agakina na Gilbert mu gihe ataraza undi muntu mu winga uhari. Uri kuvugwa Siakombo turuka muri Zanaco, uretse ko ari speculation nyine. Speculation ntago wahita ubyiza. So twihuse wenda kugira ngo dusoze, aba bantu urabaha ikize kingana gute muri amarushanwa bagiyemo? Muri Sekafa icyizere uko mbyumva gikwiye kuba ari cyinshi, of course, kubera ko urebye niba nimugoroba nahoze nsoma, hari umunyamakuru muri Afurika nawe ujya kumera nka Romanio, Fabrizio Romano, sorry, yes, nawe ni umunyamakuru utangaza transfer cyangwa amakuru ya football muri Afurika. Yahoze ariko kwandika nimugoroba ko ikipe ya Simba Sports Club igiye muri kampu muri Djibouti. Icyo nshaka kuvuga nuko niba Simba na Yanga zitari mu irushanwa, cyari cyo gihe cyo kugira ngo intare izura umugara koko. APR FC ngira ngo mbere yuko ikinisha abanyarwanda, APR FC yari ikipe ntekereza yari ya mbere muri East Africa. Yego, systeme yo gukinisha abanyarwanda iziye, APR isa naho yasubiye inyuma. Rero kuba APR igiye muri Sekafa, Simba na Yanga zidahari, yakongeye byakabaye byiza nyine, yongeye igashyiramo improvement, then kino gikombe yakizana, byakongera kuzamura icyizere n'ikipe ikongera donc kumenyekana muri East Africa. So icyizere rero mbaha iviriyemo mu matsinda, nge nagira deception, donc naba mbaye disappointed totally, kubera ko aya makipe wenda sinzi niba twavuga kuri aya matsinda, ukuyemo Sports Club, Villa Sports Club, Villa ya Uganda, ukuyemo Villa, indi ni Singida, Black Stars, ndetse ni Elmerek. Ariko ni byiza, ngiye nshigikira ko APR ijya muri competition, apana kuvuga ngo ugiye guhura n'udukipe. Oya, ngiye nshigikiye ko ikipe ya APR muri pre-season ihura n'amakipe fighting, tukabibona tukayiha icyizere, kuko guhura n'ubukipe bworoheje nka byandi hano yajya gikora ngo pre-season ngo yakinye ngo na Marine ngo na Etincelle na Gasogi, ni ya hano mu Rwanda nyine biraho. Ariko nkuko kujya guhura n'amakipe yandi yo hanze batamenyereye, atabamenyereye, bagahangana, ni ikintu cyiza ngiye nshyigikiye. So kubwanjye rero ntabwo navuga ngo umutoza yarabivuze avuga ati hari hakiri kare, ariko nanone ni umwanya mwiza w'imyitozo, turagiye tuzakora ibyo dushoboye, sibyo? Numvishe ko na chairman yavuze ko bamusabye ko kira gikombe agomba kukizana, bamusobanura ko ibikombe bya Sekafa byose ifite ari ibya hano mu Rwanda. So bifuza byibuza kubona igikombe kivuye hanze y'u Rwanda, message nziza. So ikigiye gukurikiraho rero tugiye gukurikirana no kureba mu by'ukuri iriya kipe aka kanya imeze nk'imyitozo, kuko harimo abakinnyi bashya bagiye guhura nabo bwa mbere muri competition, batigeze banakina n'ira match ya Police. Gusa ngewe icyo nabonye kuri Police, nabonye ko ikipe ifite umutoza mwiza ishobora gukina umupira, kuko buriya iyo ufite umutoza mwiza ukaba ikipe iguha ibintu byose, mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye ko ikipe igira ikibazo. Za Man City ziraza zifite ibintu byose, ku buryo kujya gukina babumva ko nyine basabwa nabo kugaragaza ko iyo ntsinzi yari ikenewe, bagombaga nabo gushimira ubuyobozi bw'ikipe. So rero APR imaze igihe kinini igerageza kujya hanze bikanga, ariko ngira ngo ababibonye muri Mapinduzi kubera ko barahuye n'amakipe yandi yo hanze, hari uburyo bikamase. Rero turebye uyu munsi abakinnyi bafite, sibyo, wenda kiragiye bari bamaze no kumenyeranamo, ariko turebye uyu munsi ikipe uburyo ihagazemo ari amayirema ntabwo yatuma ikipe idakina neza, ahubwo bishobora guhinduka ikipe ikarushaho gukina neza birushijeho. None gutangira competition ku 9
kuri 15 igihe ikipe yaba donc itangiye competition ku itariki 9 15 ikaba iratashye donc itabashije kwa avansa muri quart de finale ntago abafana ba peri baba babaye disappointed kubwawe cyangwa uravuga ikipe iri kuba umufana ibyo ni insinzi gusa yaba ari match yindi yo muri quartier aperi bukine yaba ari match ikibishaka umufana icyo bashaka ni insinzi nawo wowe rero nanjye reka bikubwire gutyo bivuga ngo aka kanya APR nta muntu umwe utakwifuza ko ibyo bibaho ariko ku muntu w'umufubare uzi bya football aka kanya ngiye ntabwo nahita avuga ngo kabaye sibyo nakwakira ibibaye nubwo wenda byambabaza ariko nakwakira ibibaye kuko cyambere ntabwo ushobora kumbwira ngo abakinyi bagera muri batatu reka mbareba ni ko nura mu Senegal yego bakwana imitozo ariko ntabwo iri ari match iminota 5 ntabwo ari match guhita uvuga ngo abakinyi urabona bimeze gutya biragoye guhita uvuga ngo abakinyi bagomba kuduha ibyo bagomba kuduha donc ntabwo baduha ibyo twagombaga guhabwa kuko aka kanya n'umutozo ubwiwe amaze igihe mu myitozo ariko nta match menshi yarimo arakina tuvuge ngo tuhita tumujudging icyo tugiye kureba cyambe tugiye kureba ngo umutoza asoma gute umukino icyo ni cyambe apanga gute ikipe mu kibuga ikindi ese byibuza arataka kuko twe dufite ikibazo cy'umukino udahari ape nta mupira wari ifite sibyo ibyo byose rero tugiye kubirebera hari agiye kubyaplika ashaka insinzi ariko ashaka no kureba abakinyi bi urumva rero afite inshingano zikomeye muri kano kanya gusa nanone ntago nemeze neza ko ari amakipe nayo ari muri pre-season nayo buriya yarasenyutsemo uko biri kose haza barihangana ryiza abantu bari guhangana banagerageza abakinyi uyu muhungu se kuri kabiri buriya Kagege Gilbert urabona aza umusimbura mwiza wa Ombarenga kuko wenda ngize icyo mbivugaho kuri match APR FC yakinaga na Police turi gufungura stade Amahoro nabonye ari umutipe mani ufite confidence ibi nimbivuga abafana bamwe ba APR bashobora kuvuga nabi ariko uriya muhungu ku myaka ye n'umupira akina football modern ugiye kuvuga ko agiye gusimbura Ombarenga byo byihorera Boretse nyene ndabizi ko nawe utari bubyakira akina football moderne cyane ndetse n'imipira ye igeramo ntabwo ari ya mipira tupfa kubona umuntu nyene agira igitambwe agatera oya imipira yigeramo hari ibintu rero APR yakoze igitambwe nimbuka Ombarenga hari ibintu rero APR yakoze kanu kajya gusa nka Real Madrid kure umukinya kabati umukinya imyaka ye irabaye reka turangizanye twongeye twubake undi muntu mushyashya ibyo nibyo byabaye kuri ba Vinicius tubona ba Cristiano Ronaldo barimo baragenda twavuga ngo se ko bagiye kandi bari bagifite yaragihetse ikipe biba bigenze gute rero kire kintu cyabaye kuri APR ngewe uraje Gilbert ahubwo azicaza na Diedon kuko uburyo nabibonyemo umupira kina n'umwana ashobora kugira amafote menshi nyuma kubera ko ataramenyera cyane sibyo imikino myinshi mu maguru ariko mu buryo bwo kwataka sibyo mu buryo bwo kwataka bashobora kuba bazabona imipira ye myiza myinshi icyo nge ntamubonyeho cyane ni mu buryo bwo kudefanda sibyo ariko mu buryo umupira arawufite n'umutekinisiye kandi icyo nabonye APR ishaka irimo urashaka kubaka umukinyi wese uri muri APR abe afite cya kintu cya technique donc afata baro akerimina agatanga pass atari bya ndi umuntu afata baro gusa agahereza rero Omborenga ku myaka ye ngiye ndanemera ko kuba yagiye muri Rayon Sport si bibi sibyo ntago ari bibi impamvu ni iyi Omborenga mu byukuri abantu bakinanye nawe benshi bajya gukina hanze sibyo abantu bakinanye nawe sibyo abantu bakinanye nawe bagiye hanze rwose sibyo amasaha rero akaba agiye reka dusoze ikiganiro cyacu Inshundura Sports Show tubizeza ko tuzajya tubagezaho ibiganiro buri munsi murakoze cyane